hashize igihe mbona ibintu byinshi nyine byagiye bipfa kumbi hakozwe ama account y'abantu nyine biyitirira njyewe nyine bari nge n'amafoto n'ibiki bagakoresha izo account bakabana amafaranga kubwira amagambo mabi n'ibindi bintu byinshi cyane. Today rero nabonye biri too much ndongera nkora live nimero turayifata nimero barayireba tubona amazina yayo tumaze kubona amazina yayo baradufasha tubona n'abandi bagiye bohereza amafaranga batwe babona nimero bakoresheje yohereza amafaranga ariko ikintu cyahise kinkanga kurushaho nuko hari umusisite umwe wavuganye n'uwo muntu bajya bohereza amafaranga bajya guhura mu kanya ariko ibintu bibaye twese biduteye ubwoba kuko umukobwa bari hafi kumwica usibye ngo abantu batabaye hano kuri Pilipili bamunigiye kuri moto umutipe umunigiye kuri moto yambaye mask ari muremure arangije ngo hari amagambo amubwiye nibiza gushoka muraza kumuzana hano arangije atayiruka inja modoka ya black arigendera. Gato ubuseki wala ngo bigenze gute reka nkuprayingire Godfather ibintu turimo nuko abantu bataza kwifata nka blague hano ari tuvuga ibintu kandi hari abantu iyo film izasohoka reka nkumvise listen ibintu twabikurikiranaga nano bari kuri live abantu bafite ubuhamya bawitonze bigira blague igihe mugira ibintu blague ari igihe mugira ibintu blague ejo mukumva umuntu ngo yagize ikibazo kandi yarigeze kubibabwira kuko ngiye byanabaye ngombwa kumamagara live mu kanya. Listen to me reka wumve no voice numwe mu bakobwa twatwohereje twamwohereje turi kuri live ngagiye guhura n'uwo muntu nyiyitirira akaba yakabana amafaranga akora n'ibindi bintu bisebetse binyangiriza izina ariko reka wumve bibaye reka nkumva no majwi baranamuzana hano arahari ukuguru kwari gucitse bari banyishe mani cyokoze nyine navuye uwo mujama nyine nibwo nawe yarakiragira baramfashije nimba ari umuntu yari yatumye nago mbizi ni long story nje no kuri live ndababura mva ngubwire ibintu turi kubifata nk'imikino ariko mani biri seriye pe kuko ngiye mbaye ndi kuva kuri moto ndi hafi na Pilipili kubera ko haba haparitse amamodoka inyuma yanjye aturuka umuntu reba tumasike nyine abantu baba bambaye mu maso hakagaragara mu maso k'umukara niko ari yamba umuhungu unanutse muremure ariko bitari cyane umuhungu wanyifatira umunigo kuri buri kuva kuri moto ndatsikira uri kumva we n'ubwoba bwangisha ahubwo ibintu nimubifate mani nkaho ari ibintu bya blague abantu mani no kukwica umuntu yakwica biri seriye pe ngumva ngo mani ngo uracyari muto ngumva ngo kabebe ngo uracyari muto ngo reka kwishora mu bintu utazi ngo kuko nguriya ngo niwe mukurikirana kuri TikTok cyangwa kuri YouTube Instagram uriya ntabwo muzi icyo turi kumuhora ntacyo muzi ndahubwo ngo wowe niba numvishe neza ni Kabebe wa Josephine n'uyu nguyu ni Kabebe uyu oya ngo bamwita Dede ari hasi niko Kabebe Kabutindi Kabe mani Godfather sinzi ukuntu nzamutse pe wapfa Jessica wapfa Kabe kandi uyu mwana w'umukobwa bibaye n'umukobwa hano gato twari turi kuri live ubu tuvugana hano yakomeretse ku kaguru ndetse n'inkweto ze zavunitse biri amafoto turafite n'ibindi bibaye mu kanya gato cyane mubwire umukobwa ze hano niba hari nazamuke ari hasi mu musharinga reka nkohereze zino boro rebe Godfather ibintu bamwita Dede ibi bintu ikintu Kelly speech kano kanya ari kuzira nuko yavuze ngo abakozi b'Imana bakabana amafaranga n'ibindi ibintu bikabigeza umuntu ashaka kubura n'ubuzima cyangwa se ashaka gukorerwa ibiboro biri harassment ku rwego nyine utatekerezaga natwe ubwacu tutatekerezaga urumva kuko ngewe nabonye biri na too much mpita nitabaza RIB ndabahamagara kugira ngo ndebe mbanza kubahereza information z'ukuntu ibintu bigenze. Uwo mukobwa ari he? Okay, tugende gato nani Kelly. Abo bantu mufitanye ibibazo ni bande? Nabakozi b'Imana. What do you mean ngo nabakozi b'Imana?
ibyo bishatse kuvuga iki? Abakozi b'Imana badafite amazina? listen to me, reka mbwire Godfather. Nakubwiye ibintu umunsi byatangiye mvuga ku bakozi b'Imana basengera abantu kandi nyamara bagasunya ku ruhande bakabaka amafaranga. Icyo gihe twavuze abakozi b'Imana babiri, tuvuga umukozi w'Imana urimo umubyeyi ngo bakunda gusengera witwa Mamilosi n'undi mutipe witwa Mucunguzi. Icyo kuva uwo munsi havugwa ibyo bintu, hatangiye kwandika amagambo no mu ma live dukoze cyangwa se mu video umuntu akoze. Urabizi ko nyine nikorera boro za mass speech, manakera urabizi ko ibintu mba nikorera sinyanya mu matiku, ariko baravuga ngo kuva uyu munsi ibintu ukoze ugiye kubyicuza. Akaza account zivuga ngo ibintu ukoze ku mukozi w'Imana kuva no munsi ugiye gutangira kwicuza. Izo screenshot turazifite. Screenshot z'iki? Zibyo bakwandika ibyo bintu. Ama live turafite n'ibindi bintu Godfather, ama proof arahari n'ama voice arahari n'ibindi bintu, kuko bwageze ubwo bamwe bavuga ko turabicanye ngo nishyuye ngo abantu ngo bagende ngo bafate umukozi w'Imana bamukubita. Ibyo nabyo nabivuga kuko ni ibintu nyine nge ndi kwibaza harassment ndi gukorerwa ikomeye cyane. Kuko umuntu ashaka kuvuga ngo nge nishyuye abantu ngo bakubita umukozi w'Imana, ngo hafi ngo gahunda yari hari ngo yari kwica umukozi w'Imana. Ibintu nk'ibyo ni ibintu biremereye cyane nge nabasha kumanaginga mu bwonko bwanjye. Ariyo mpamvu yatuye nitabaza na RIB kugira ngo bamfashe ndetse n'abandi ba influencer bamfashe kugira ngo ibi bintu ndenga nyine bijyeho umucyo kuko imbwe baro guharabika umuntu no gusenya umuntu. Ama voice arahari, amwe mu ma screenshot y'ibyo bintu nayo arahari, n'ama live nyine arahari yagiye akorwa umunsi ku wundi. Rero ibintu kanya ahantu bigeze binegwa, kuko iyo ibintu bigeze aho abantu bashobora kuza, aho abantu bashaka gutega umuntu. Uwo mukobwa twabikoshye kuri FJS karahari, turamubwira ati genda uhure no muntu ko twa turimo turashakisha umuntu wishyurwa amafaranga kuko urumva bakabana amafaranga binyuze mu mazina yanjye, profile n'izanjye, amafoto, nimero n'ingande, ariko nyine yaktinga nkanjye. Bivuze noneho bafite ubushobozi, sinzi niba telefone yanjye barayihakinze. Abantu banjye bose nunze muri telefone barabandikiye. Urabona nkuko nge nakeri n'abandi umuntu utuje nkajya nandikira abakobwa mbasaba ibitsina, ibintu nyine amagambo nyine ateye isoni utatekereza ko yakavuze. Bituma abantu benshi nagenda bamereza ama screenshot y'ibintu biri kuba ya nimero zibandikira n'uburyo bigendamo byose birahari. Bita Mucunguzi namumenye kubera Kelly speech, but ibyo nge niboneye byabanje guturuka ku muntu bita Umucunguzi ari we yavuze bwa mbere. Ni ibintu niyiziye apana ibyo nkura ku bandi bo ku ruhande, kugira ngo bitangire bavugwa mu makuru bavuga ngo aba bantu bakora ibintu bitemewe nyine by'ubupfayongo. Apana, ntabwo ari ibintu byagakozwe n'abakozi b'Imana. The first ni ibintu nabonye biturutse ku bagore, ugasanga umutipe ni umukozi w'Imana arazana umugore mu nzu ku wa mbere, ku wa kabiri azana uwa kabiri, ku wa gatatu azana uwa gatatu, batandukanye, ntabwo ari mariye. Kandi abo bakobwa ugasanga bose, ngiye nifite message Godfather nabishaka mbwire ngiye muhereza adarape yo message muzibone. Umutipe abaza, nge twabanje kuba inshuti ho gato, nkabona umwana w'umukobwa twari inshuti aje kunsura, n'uwo mutipe aje kunsura. Umwana w'umukobwa ejo nkamubona kuri uwo mutipe, namubonaho nkibaza gute umukobwa mwahuriye hano mubonye iwawe ejo mu gitondo mwamenyanye gute? Yegura umuhungu wemerewe gutereta, ariko hari ibintu utemerewe gukora nk'umukozi w'Imana. Kuko ibyo bintu nge niba nguhaye platform yanjye Umucunguzi nkakwemerera kukorera kuri platform yanjye, ejo amakosa uzakora bazavuga ngo uri umufatanyacyaha we Derek. Cause hari amakuru iminsi yari ishize Kelly yaramaye ambwiye ati ibintu uri gukorana n'uwo mutipe, nangiye kubona abantu banuganuga bavuga yuko Derek utangiye kwishora mu bintu by'ubwambuzi bujyanye no kwaka amafaranga abantu. Genda umuntu wikorera kuri YouTube. Ibyo bintu binera ikibazo, nangira kugenzura uwo mutipe. Mbona umutipe araza mu rugo akansura, yahabona umwana w'umukobwa bagahita bashudikana, bakagirana umubano kugeza hamusaba ko baryamana bararana. Izo ni message mfite bandikirana, ntago ari ibiboro ndi kuvuga bidahari. Ubinsaba ndabimuhereza, ndamubaza eske bite bimeze bite. Umutipe nkabona ntago ari ibintu ahereza umwanya cyane. Ngerageza kumwinja ku buryo nabyukiraga iwabo kujyana nifatira amakuru yanjye apana ibyo abantu bambwiye. Ibintu ndabibona ngeraho ndavuga ati no stop, ndahagaritse, ntago ibintu ndi bwongere kubijyamo. Ari nabwo Mamirusi yahise yivanga muri ibi bintu, mbona atandukanye nande n'uwo muntu na Kelly. Ndibaza aba bantu ko bari inshuti, how batandukanye gute ko bari abantu b'inshuti cyane? Ngerageza kwegera Kelly ko turahorana, ndamubaza se byagenze gutaransobanurira. Mu kunsobanura mbona ni ibiboro birimo ibintu bapanze cyangwa se batumvikanyeho neza,
bituma kuba batabyumvikanye kandi biturutse muri ibyo bintu by'ubufasha bahereye kare bavuga batari kuzana hano neza. Ibyo bintu by'ubufasha ndibaza tipe ni gute mukora ibintu byo gusengera abantu mugaca mukajya ku ruhande mukaka abantu amafaranga, mugaca mukajya ku ruhande mukaka abantu ibitsina. Ibyo bintu bitangiye kwitirirwa Keringo ni uhamagara abantu baka ibitsina. Birantungura ngira ubwo ndavuga ati ibintu bitangiye kujyamo ibyaha. Ngerageza guhamagara uwo mutipe ndamubaza ese twe turi gukora yaye makosa ko mbona kugira ngo ibintu bigende neza nkuko mwatangiye mushaka ko twifuriza Imana bitangiye kuba bibi. Bro, umutipe amereza turavugana arambwira ngo twebwe Mamirusi yari amaze igihe akoze impanuka. Arambwira arabihamya arambwira ngo twebwe ngo twishyuye umuntu amafaranga kugira ngo tumwicishe. Ngo twicishe Mamirusi ngo twaramukubise ngo hafi ngavunika kaguru. Ibyo bintu biranungura ni voice mfite ni munyemerera ndayikina kugira ngo bisobanuke. Aho niho nahise ngira mu Rwanda avuga ati twanakitabaza Godfather akadukemurira ikibazo kugira ngo buri muntu wese niba ari n'ikibazo buri muntu afite ku ruhande rwe akivuge kive mu nzira kuruta gutangira guterana ubwoba. Umwe arasanga undi inbox ndaguteza ribi gufunge undi akaza n'utugambo tuzenguruka mu bakozi b'Imana kandi natwe tutadusize. Buri muntu ku ruhande rwe ndakurega, buri muntu ku ruhande ndakurega, kandi ugasanga inbox harimo ibintu bikomeye cyane biri mu ma voice. Uti ngewe mwagambaniye umukozi w'Imana hafi kumwica, ni mwebwe mwishyuye. Tukamubaza eske ko ibyo bintu ni ukuri? Urabizi neza ati ni ukuri ndarahira izina ry'Imana uwo nguwo mucunguzi ari ubyivugira ti mwarishyuye kugira ngo mwicishe umuntu. Godfather nk'ubwo wumvise icyo kintu kikuriho bari kugushinza kwica umuntu ngo ukamutangira ukamukubita n'amafoto y'uwo muntu akagaragara ari mu bitaro aryamye, icyo ni ikintu wakicara ukumva gusa ukavuga ngo na matiku yizi mbuga ngo reka dutuze duceceke, cyangwa twakitabaza abantu bakuru kugira ngo umuntu atugira inama muvuga ati ibi bintu bimeze gutya na gutya. So rero urakoze cyane. Izo voice urazifite? Ndazifite hano. Zikina. Kina izo voice. Nizo telefone gato. Mutapinge screen abari mukore kuri iyo goro mwo kapfamwe. Ariko dorakunda ni gute mu bya babere ndebere abantu 600 kandi mufata injaba zanyu hano. Tap your screen, do it. Niba ufite n'ubushobozi fata iriya goro yikande ya muri gare ya Godfather ugira ikintu vanamo. Birantangaza bitanambabaza kubona muri ahangaha. Niyo mpamvu navuze mwihangane umwaka utaha ntabwo nzabibasaba kuko nabizi uyu mwaka navuze ko nta kintu gifite aho ugiriwe n'umukene nshaka kumva mu matwi yanjye. Ndi umukene muri abati. Ejo Jihad nafungurwa. Yadafunganye kartwa yawe ya banki wowe. Umva yego nyine. Wibuka kuri arisheri wanje shu. Abanyarwandakazi nkuko mubizi. Ejo nafungurwa nzaguhereza TikTok universe. Mumbwire nzikinene. Ejo nafungurwa. Muri comment mwandike ngo free Jihad. Free Jihad. Okay, twagiye Derek twagiye. TikTok universe bombo klati pusi ndayitegereje. Galeri zawe ivame. Derek kinayo majwi. Abari mutagurira ego ababishyuye abo babishyuye ni mwe bakoresheje. Nabonye muhimba ngo baderike ngo bishyuwe yo reka nkubwize ukuru namenye mucungu njya duke nkaryama kare nta mafaranga nari njya duke Derek nake muri ko atari n'ibyo natumye rusaba mutega bakamukubita. Ese mama nuko mutekereza okay niyo mwaba niyo yaba oya baburetse ngo nitwe twatumye yabanye ko ruzi yabyinje kuguru tumuba mukubise umugeri none ntabwo njyewe icyumba ukunze ngenzi kari we na Keringa namugambaniye. Twe twafasha abantu turababwira ngo mugende mukubite ni murabagurira ego ababishyuye abo babishyuye ni mwe bakoresheje ngo mudusebye nimara kudusebya nyine igishoboka mu gikore. Turangije dufata amafaranga twishyura abantu ngo mujye gukubita Mamirusi. Mugurira umuntu ubundi bashakaga ngo mwe mwashaka ngo bamushimute. Ako mucungu for real reka nkubwire rino jambo.
nushaka uba ufite fone hafi uri recording neza kugira ngo uryumve. Banza unyumve. Ndumwe mu bajeni bro, ndumwe mu bajeni bakoresha ukuri kuri kweruye. Mbazi nk'abantu b'abanyabwenge, ariko biranunguye kumva uvuze iryo jambo. Mbazi nk'abantu b'abanyabwenge, mbisubiremo, ariko biranunguye kumva uvuga iryo jambo Mucunguzi. Turi benshi, niyo mpamvu uzabona umuntu yanditse ngo ababiri inyuma turabazi, abageze gutatu nyine tuzi ko ari mwe kuko ni namwe mwatwigaragarije. Iwana mu kibuga muranataka, iwana muranavugwa. Muri make mufite ibimenyetso bigaragaza ko Derrick na Kelly batatse Mami Rusi kumukubita kugira ngo avunike. Ahubwo usibye no kuba wenda yihishe, twese tuzi ko iyo umuntu amubona muba mwaranamwinshi. Ni ukuri kw'Imana twari ko tubisindahiye. Byageze ahantu habi nakekaga. Muhimba ngaho nyumvira umbwira ukuntu abantu bagushinja ibintu bijyanye no kwica umuntu, twe tukabyita ikintu cyoroshye. Okay, so reka tugende gakeya rero. Mama Rusi ni mumuzamure, abamodeta muzamurire mu mamaze hano. Muzamure Mama Rusi azi. ariko Godfather wamaye ubumodereta. Muzamure Mama Rusi mumuhereze request mumugire. Muzamure mama ndakwimwe mu modereta gute ntegereje TikTok universe. Muzamure abone Kandi ntuzabunyambure sibyo be. Ntuzabunyambure sibyo. Munzamurire Mama Rusi. Ngiye Mama Rusi sindi hano kumuvugira. Ariko reka mbabwire, hari abantu muza mukivanga mu bintu hano kuri TikTok. Yaje. Mukivanga mwarangiza mukisubira. Nyine biraza kungora uri kumvugiramo kugira ngo mudangize kino kibazo. Mutingasho. Ego, mutinga. Mama Rusi uraho. Muraneza. Amakuru yawe. Meza. Wageze hano ryari? Mukanya. Ibyavuzwe byose wabyumvishe? Nabyumvishe. Ibintu wabyumvishe? So, iki kibazo cyawe n'aba bajene ntabwo ari ubwa mbere cyumvisheho. Ntabwo ari ubwa mbere cyumvishe. Ariko ntekereza ko maybe today was the right time niba biza gukunda, ariko nibidakunda ntabwo ngewe ndi umucamanza Godfather. Urimo kumva, ndatekereza ko nibidakundira ahanga ahubwo bifite handi bizakundira, ariko ndatekereza ko nta kintu kibura iherezo. So reka udufashe ikibazo nyamukuru, ikibazo cyawe wagiranye n'aba bahungu ni ikihe kugeza aho bigera ahanga ndiko byamaze kurenga umurongo w'amakimbirane ya social media? Ikibazo ndatekereza cyaraturutse kuri Mucunguzi. Ariko uwo Mucunguzi ni gatiki? Kugeza uyu munsi siniyumvisha ikibazo na n'ubu. Kugeza ubu ntago. Uwo Mucunguzi nubwo abirumvishije uwo Mucunguzi ni gatiki? Mucunguzi afitanye ikibazo n'abahungu. Bagiye bagirana bagiye bagirana ibibazo n'aba bahungu, barabanye, barararanye, barasangiye, baraziranye. So ariko Mucunguzi agahostinga nkagiwe cyangwa se nanjye nkahostinga akazi wanjye. Ntekereza ko wenda nangiriye ku birego bari kundega ngo ni by'amafaranga, ngira ngo ariko niba harimo n'ibindi nibeshye muraza kumfasha. Numvishemo ngo icy'amafaranga ngo asabirwa mu gikari. Sinzi mwamfasha kugira ngo byose bivugire hamwe. Aba bavandimwe cyangwa aba basore basengeraga iwawe cyangwa bazaga iwawe muraziranye, muziranye mute, ubazi gute?
Nyine nshaka kumenya ba Okay. Kelly duhure kuri Kelly Uyu Kelly Kelly, uyu kuri Kelly inshuro nyinshi yajyaga aza kuri pano, noneho tugasengana bimwe mu bintu yahanuriwe bikasohora, akaza gushima Imana ati ibintu Imana yambwiye byasohoye, ibintu nk'ibyo. Noneho nyuma aza kumbwira ati Rusi, ndashaka ko uzaza mu rugo tugasengana, ariko nta mwanya mba mfite. aravuga ngo arashaka ko uzaza mu rugo iwe. Yego. Gusengana. So noneho ndangije mubwira ko nta mwanya, mubwira ko nzaza, ariko haza kubaho agakosa kajemo Natasha. Hari Natasha, hari Natasha Matirisi. yego, Ndagira iyo nti live yari iri kwa Natasha bimaze igihe. Noneho baravuga ngo hari umumama ngo ugira abantu benshi ngo kuri TikTok ngo uroga abantu, ngo ukoresha imyuka mibi, ngo ariko ngo arasenga. Noneho no Natasha ntabwo kumwitiranya. Natasha ni wa mu nyibutse nita Natasha Matirisi wa undi. Yego yego. Noneho baravuga ibintu byinshi, niho haje kuvamo barikoreye kwa Kelly, niho haje kuvamo Natasha aravuga ati ariko uwo muntu ngo yambara rinete, abandi ati ni Mami Rusi, bose muri comment section ni Mami Rusi. Noneho kubera ko abo bana nta kibazo mfitanye nabo, mpamagara nane ubwo, ariko na Kelly na Derek yari yavuze ngo nta wundi ngo uwo ni Mami Rusi, nyine bameshoninga amazina. Hano kugira ngo nce amazimwe ndabahuza, iyo nabafashe noza nane araba recordings, ndabahuza bose, yaba Kelly, uwo Matrice niwe, ariko Natasha nane na Derek. Ndababaza ese kagiye ko nakikabona karahari, ndababaza ati se habaye iki ko nabonye muri comment n'abantu namwe mumvuga mu mazina, nakoze iki? Ubwo baransobanurira. Natasha ati reka barakubeshyera Mami, ntago ari wowe, ati bavuga umuntu nyine ukora ibyo bintu bamuvuga mu mazina, ariho hanabereye iyo live bamubwira ngo ninjye wabivuze, ariko birangira nyine mbimuhaye arabyumva ukuri. So ndababwira ati rero ntago ari byiza guhagarara ku karubanda mugasebya umuntu kuriya. Barisobanura, ariko Kelly aravuga ati ariko wa mugani Mami kubera iki? Ati nakubwiye ngo uze ngo dusengane ukajya ubikwepa, ndakubwira duhure ntubyemere, ni iyihe mpamvu? Ati nyine barabivuga nanjye nabireba nkabona nibyo. Akavuga ati bwo impamvu yanga ko duhura ni izo mpamvu nyine z'iyo myuka mibi bari kuvuga. So ndabihanduringa, ntekereza ko tuhavuye aho bisa nkaho birangiye. Nyuma yaho nabwo byongera kubaho, nza kuza mpamagara akana nari buze kuzana muri ibi bintu ko ntabwo mbishaka. Ndakabwira rero ndi hano i Kigali, ariko Kelly mwumvisha nyine iyo voice. Ndavuga ati avuga yuko kudahura nawe ari izo mpamvu z'ibyo bintu nyine bari kuvuga, urumva nabivuze. Mpamagara uwo mwana, noneho mbwira Kelly, ndamubwira ubwo nari mvuye hanze. Kelly arambwira ati uzatubwire tuze tukwakira. Nyine njye nashakaga kumwereka ko ibyo bari kuvuga cyangwa se bari kumubwira nta kibi mwifuriza. So nibwo namubwiye ko ndi buze uwo munsi, nari buzeho nibwo nageze aho narindi. Mpamagara uwo mwana arambara, nanjye ndambara. Mpamagara Kelly ndamubwira ati ese hano nabona umushoferi
ungeze aho ngaho ubwo urumva nari nashatse umuntu tujyana, ubwo anyoherereza umushoferi nanjye wamwishyuye. Turagenda tugera kwa Keri, hari hariyo njyewe, hari uwo mwana w'umukobwa, uwo mushoferi nawe yari ahari, na Derike na Keri, ubwo urumva turi batanu. So murahura physically mu buzima busanzwe? yego turahura. Noneho barambwira ati se watuzaniye iki? Ndababwira rero nta kintu nabazaniye atari kumuze njye kubagurira. Bose nibo bari bahazi cyane ko njye n'ahantu ntago menyereye wenda mu mahoteli y'i Kigali. Barambwira ati aha n'aha twagiye hambere, basanga nyine ntago ari heza, tujya aha kabiri, twari batanu. Tugera aho ngaho bafata ibyo kurya, ndababwira buri muntu wese afata icyo ashaka, tutumiza ibiryo bararya. Ndabyibuka nishyuye amafaranga ageze hafi mu 100 hatarimo kwishyura imodoka ko ninjye wayishyuye. Barambwira tuzaniye iki? Ndabwira ntacyo ariko muze njye kubagurira. Mbega ndababaza ati se koko mwitegereje murabona ndi wo kubaroga? Uyu Derek ati mami rwose mbirebye ndabona bakubeshyera. Barakubeshyeye pe. So ndishyura, tumajije kwishyura ninjye wishyuye kwa. Tugeze turi gusohoka nibwo nagiye kubona mbona bateguye ururabo na champagne. Urumva byo bari bunzanire ku kibuga cy'indege babimpereye aho ngaho, ariko sinari mbizi, nabonye babintongoza. So nk'abantu b'abashuti muhuye nashaka gushyiraho umucyo ko nta kibazo. Kandi ikindi Keri yaramaze iminsi hanurirwa ibintu bitari byiza, nyine bisa nkaho ari nko kunteranya nawe, aribyo byavuyemo ayo makimbirane. So biza kurangira nshyizeho umucyo, ndavuga reka nshyireho umucyo, tundishyura umwe acukwe n'undi acukwe, birarangira. Ariko mu nyuma yaho ni birebire Godfa, ni birebire kandi gucagaguramo ibintu ntago oya take your time kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire, ndashaka kugira ngo tuvanga tubikarabye birangire. Reka tugutega amatwi bishyireho umucyo. Noneho uwo mwana ndamubwira rero mbere yuko tujyayo, njyewe n'uwo mwana twabanje kubivugana, ndamubwira ati reka dushyireho umucyo kuri ibi bintu, aba bana batazongera kujya bakora live bamvugaho kuri ibi bintu. So birarangira. Nyuma yaho nibwo mfite amacati, nta cati nigeze nsiba za Keri, ntabwo twigeze duhuzwa n'ibisubizo, byari ibibazo byose ndabifite. Mami byagenze gutya, avugisha ukuri hano, byose ndabifite. Yaba wenda avuga ngo wenda akambwira ati ubukene buranyishe ndashonje, amubwira ati nta kibazo, wenda naba mfite nayo kurya, nkaba namubwira ati akira yo kurya, arabizi. So bindi akambwira ati nsengera ibintu bimeze gutya, nibyo nta bindi. So rimwe nkajya amubwira ati humura ihangane bizagenda neza. Nyuma yaho rero ikintu cyabayeho nirutse cyatumye wenda ibi bintu biba bibi. Nyine urumva hari igihe umuntu yiha umwanya, harya umuntu yakira ibibazo bikaba byinshi, bikaba byiza yuko atuza bimwe akajya bisoma ntasubize. Mama bohoka utubwire. Jani please. So niba wenda inshuro nyinshi yamamagaraga ambwira ati bagiye kunyirukana mu nzu, byose ndabifite, mfite ibibazo binini, mfite ibibazo n'ibibazo, kuko n'abantu benshi bazaga kumbaza wapfuye iki na Keri cyatumye yangiriza izina ryawe bingana kuri, nanjye ndagishaka ndakibura. So nyuma yaho nibwo habayeho guhamagariramo
bari kumpamagarira. uwo mukupi. Yego. Yego. Noneho nyuma yaho nibwo nambabarira. Nyuma yaho nibwo haje kubaho uyu muntu ko amubanye akasamutwe. Godfather, We uretse gato reka mubwire akantu gatoya. ihangane uraza Reka mvuge akantu gato munyemerera umunota umwe. Mbere nanze kuvuga, ntabwo ndi umusore ujya upfa guhubuka ngo mvuge amagambo menshi, ariko ariko bitewe n'ibintu ntabwo ndavuga ariko nareka mara kuvuga kubera ko numva ko ibintu batangiye kumva ko aje mu bwenge bwinshi. Reka dukoresha ubwenge natwe duhereze ijambo byose n'ibintu, natwe turabifite amaproof n'ibintu, twari twasasiye ibintu ariko reka tuze tubivuge. Okay. Reka mama mve kuri telefone gato. abantu nibatapinga banasharinge dore batangiye kujya Ibi bigoryi bikore cyangwa babyihorere murakubitwa n'inkuba. Reka nzi space iraza kuva mwatapinga ariko mwebwe. Ubu nose gutapinga baratapinga gote kandi kugararira abantu bangaro bayobewe. Batapinga umunyarwanda arakwima kwima gato. uburozazi burakora Godfather baka kanya n'uburozazi Babyihorere none se ukubizo abantu banga ntuzi umutima bagira. guys Space n'uturozazi iravaho ntabwo bakreative. Bura n'udutima n'uturoza mwatubuze kuri space active. Izo ntoki muri kwanga gutapinga screen ntimuzikoza mu kibuno muri thank you mureke ntubashemereze n'abakakubitwa n'inkuba. Mubikore cyangwa mubyihorere muri babi mubikore twiyumvira inkuru mubikore abasheri mubikore mwe kumva Godfather. Let's go guys. ntabwo mbiyinga bikore cyangwa babyihorere nyamunsi. Jewe rata ndabahendahenze iyi nkuru ndayishaka ndabinginze. Thanks. Bombo clap urareba. Hano hari abantu muri comment bari kwandika ibiboro byinshi cyane. Ibiboro ndabakunze rata mukomeze byari bikene. Godfather, mumuzamura avuga soze nta kibazo turavuga. yaje abantu bibasha mukomeze rata mwohereze uturoza ndabakunze. ibi kintu turiho ndikumva kirenza ubwo bwangati bwabo. Mubikore cyangwa mubyihorere nta ndi kwinginga muri twumve mama Rusi. ndahenze ndapfukamye rata abasheri murakoze. Yicwa n'uburoro bakakubitwa n'inkuba. Mama Rusi komeza ratove kuri za nyamunsi. Ubu ngubu umuntu gushyiramo amagift ibingibi ni ibintu bibutsa ijani. Erega umutima wa muntu jani ndakubwiye ngomba kubabibutsa kubera ko iyi nkuru ndayikeneye urumva. Ntabwo turi kugurisha iyi nkuru babikore cyangwa babyihorere. Jewe ndahenze ndanapfukamye. Urakoze cyane ngo mutinga Mike yabo twagiye. Mama Rusi ngaho dukomeza twari tugereje. Okay, so biza kurangira habayeho ko reka nshagagure nihoteshe. No ibi bintu ntucagagure wari ugeze ahantu wari ugeze niba wibuka dukomeze ntucagagure. Ndagira ngo tuve nibiza kunkundira and I hope I have faith ko ibintu biza kurangira uyu munsi bikarangira umwana aza kumbwira umwe arangisha inama ariko hari ibibazo yari yagize. So ibyo bibazo rero ntabwo ndi buze kubivugira hano. Uwo mwana ninde? Ntabwo nshaka ko baza hano. Yego. Hanyuma uwo mwana angisha inama. Ntekereza ko ari ibi bintu byavuye kuko njyewe na Kelly tuvugishije ukuri. Usibye ko nshaka nanjye n'abantu bankurikiye babonye ibintu byabaye basambwira ikintu dupfa. Niba ari ikosa musaba imbabazi. Uwo mwana angisha inama arambwira ansaba yuko habaho kugirana communication na Kelly. Ariko bitewe n'ibintu uwo mwana yaciyemo yakoze yari arimo muri iyo minsi, ndamubwira ariko wagakwiriye kubanza kwivuza ugakira ugakiruka ukabona kwinjira muri ibi bintu. Ariko n'umwana twari tumaranye igihe hafi nk'imyaka 2 urumva turaziranye yari uwo muri timu yacu. Okay, niba abana twafataga nk'amasaha 3 turi kuganira duseka nyine yari umwana. Okay, byari byararenze ku umwana ari umuntu wacu ku buryo akantu kose agombaga kugisha inama kandi yarabikoze nkuko nanjye namuganirije. Ndamubwira rero
ibintu wakoze n'ibintu ugiye kwinjiramo mpaburetse. Ndamubwira ngo banza wikurikirane wivuze, numara kwivuza ubone kujya mu bintu by'inkundo. Ndamubwira ati se wowe umutima wawe ukwemeza iki? Arambwira mame, iyo mbirebye mba numva nabijyamo, ibindi nshuro nkumva nabivamo. Ndangije ndamubwira ati rero wowe ukora icyo umutima wawe ukubwira. Ndamubwira ati ariko waba uretse ukabanza ukivuza ugakira, hanyuma ukazabona kujya mu bintu cyo gukominikana n'uriya muntu. Arangije arambwira ati nta kibazo. Kandi kanya ndamwandikira ndamubwira ati rero sheri, mbwira uwo mwana nabitekerejeho nsanga ugomba gukora ibyo wansabye, ariko ugasenga, ukava muri ibyo bintu urimo ugasenga, ugenda umwemerere. Ubwo yari yansabye ko yakundana na Kelly. Ndamubwira ati ugenda umwemerere. uretse gato yari umwana w'umukobwa. Ubwo mbabarira, ubwo uwumva yumva ibyo mvuga. No, nari ndasembaye nkurangayeho gato. Ahangaha niho nzingiye. Yari umwana w'umukobwa. Yego. Noneho ndamubwira ati ni nacyo kintu ntekereza, kuko sinzi ubugome naba narakoreye Kelly, ntago mbuzi. So ntangire ndamuganiriza, muha message n'ubu ndayifite. Ndamubwira ngo genda umwemerere, umuganirize umwemerere, ariko usenge. Arambwira ati mami ndabikora, ariko nawe udusengere. Arambwira ubwo birangira aho turakorozinga. Ariko kubw'ikintu niko ntekereza, nawe ngiye guca urubanza kubw'icyo kintu uwo mwana yakoze, kuko uko muzi ntekereza ko atari bukora ikosa rikomeye. Yaragiye abwira Kelly amagambo ntazi, wenda Kelly we ari buze kuyavuga, amubwira amagambo anambeshyera, kuko ibyo mvuze na Kelly narabimubwiye. Ndumva nta soni bine nta n'ikimwaro kirimo, kuko nabigiraga inama nkuko nayigira umwana wanjye. So sinzi ibintu yaneranyije, ariko uko biri kose ntago yashaka, kuko yabonaga ko hagati yanjye na Kelly ashobora kuba harimo communication, kandi ibyo bintu wenda bizagera kuri Kelly bikaza kuzaca umubano wabo, biza kurangira hari avugiye Kelly amagambo. Noneho ayo magambo akubitiraho n'ibyo Kelly bamuhanuriye. Kelly aza kuma voice arambwira ngo mami, ngo ndakubaha, garukira aho ngaho, ngo uri kurengera. Bose nakoze iki? Ngira ikintu nakoze. Arambwira ati uri kurengera, nutahagarikiraho nanjye nzakora ikintu kandi utatekerezaga ko nakora. N'ubu ndabifite. Ndangije ndamubwira sasa sinkunda amatiku, mbwira ikosa nakoze, niba hari n'ikosa ririmo tubirangize. Ati ibintu mugenda mumvuga. Ndamubwira ati mpamagarira umuntu wakubwiye ko navuze, hanyuma tubikemure ducoce ibibazo. Kelly ntiyigeze abikora. So nyuma yaho nta yindi communication yigeze ibaho, ahubwo nagiye kubona mbona mu gitondo nimugoroba nibwo byabaye, mbona habaye live. Kelly avuga ko namuhemukiye ku rwego yanze Imana, namukoreye ubugome ku rwego yanze Imana. Nanjye nageze aho ndikanga, njya mu ndacekinga, ndireba ngo ndebe ko hari ikintu naba narakoreye Kelly kibi. Basi mwegere mubwira ati narakosheje, mbabarira, ndagishaka ndakibura. Kugeza na n'uyu munsi ntababeshye, ntago nzi ngo napfuye iki na Kelly. Ibyo ngibyo by'ayo magambo bamubwiye, wenda uwo yari ari kuziba gushyiramo urukuta kugira ngo wenda Kelly atazamenya ibyo bintu, kuko njyewe ubwanjye ari nacyo kintu cyatumye mubwira ati banza wikurikirane, numera neza ubone kujya muri ibyo bintu. Hanyuma
biza kurangira abwiye Keri ni okay, muri message nakiriye Keri yaramwe ngo bambwiye ngo ibi bintu ngo ugenda mumvuga ngo muhamagarana kuri call. Biranshanga kandi noneho ambwira ibyo yabimbwiye wenyine, ariko wenda ajya kubimgisha inama afite undi muntu baganiriye kugira ngo wenda amubwira ati genda ugisha inama mami. So message namuhaye yari yo kumubwira ati ngaho genda ubikore ariko usenge. So nyuma yaho nagiye kubona mbona habayeho ibintu nanjye ntatekerezaga ntanazi nabugingo n'ubu meze nk'umuntu uri mu gicuku, mbona bingwirira njya kubona nkabona nguriya muntu ngo n'umwesikoro. Mu by'ukuri nahagaze hano ba Janine bo uyu Janine Muzikera. Okay, naje kuri TikTok hariho bamufate badasenga abantu bose baje gusenga bahansanga. Kuva nahagarara kuri TikTok usibye ko dushobora guhagarara tukabwira umuntu ati reka tugurire umuntu ibiryo agatanga nimero bakamuremera, cyangwa se tugakusanya tukaba twajya kwa muganga rimwe mu kwezi gusura abantu, nabwo kandi ari ibintu bikozwe n'abantu babishaka, kuko iyo dusoje gusenga twarabikoraga cyane ko njye nanabyikoreraga njyenyine hatarimo abandi bantu. So nabonye birimo akavuyo ndabihagarika ndabyikorana, mfite ibyangombwa cyo kwa muganga binyemerera gusura ibitaro, ko ntabwo wajya mu bitaro gusurayo udafite ibyangombwa bibikwemerera. Kandi ntabwo ari ibintu nagize wenda ngo byamamare bigere kure, kuko nanjye ubwanjye nje n'urugo rwanjye n'umugabo wanjye tujya tubyikorera hatajemo abandi bantu. So biza kurangira uyu Keri angabyeho, navuga niba ari mine niba ari bombe sijuwe. Murozinge Godfather turabona ijambo ryaje. ariko wakutuje. Ni ukuvuga ngo hanyuma yego nyuma yaho nibwo Keri yakereye kiriya kintu harimo avuga ngo nakabantu ngo amafaranga ngo ibintu byinshi. Abantu bari hano muri comment dusengana cyangwa se nsengesha baraza kubivuga, niba wenda hari umuntu nandikiye muri DM nkajya kumwaka amafaranga cyangwa nuko guturisha, niba hari umuntu nabirwanya cyane ndimo na bugingo n'ubu nzahora mbirwanya, Imana ntigurwa. So bibaho, ariko haza kubaho ikibazo cya telefone nari mfite ikagizima ikajyamo 5 niharenze. Umwe mu bantu twasenganaga arambwira ati mami wambabare kutajya uturisha basi natwe tukagukoreraho umugisha tukagushakira telefone. Ndamubwira rero ibi bintu birateza ikibazo. Arangije arambwira ati oya mami nta munsi n'umwe wari bwahagarare ngo duturishe, ariko reka tukukorereho umugisha. Yewe wabivuga kuri live baratanga baratanze bageze muri 400. Haza umuntu abaraje ntazi yavuye, babajemo ibyatebo, habajemo ibintu byinshi Theo bose babireba, habaje okay, mbona biteye bijemo akajagari. Kandi muri kujyana ibintu n'ahantu bihuriye Godfather ibyo turi kuvuga, mureke gutwara sitora kandi ari Godfather, mureke tuvuge, mureke kujyana. ariko se bakwanga nyuma akarangiza akatanga point ko mwifije kuzarangiza akatanga point ubayiki. Ubu ngubu baratinze cyane amasegonda wakwiyanganya akarangiza kuvuga akarangiza nawe ukavuga please kuri kwenda. Hanyuma iyo telefone arimo nshinja kandi na n'ubu ngubu nabivuga no kuri live mu kanya yabivugaga, ari naho nabonye bandika ngo barashaka igihanga cyanjye. Mfite message nanazipostinze kuri status. Umugabo yaraje nyine narakaye, biba na ngombwa ko mbona ko bijemo akavuyo, ndabihagarika nanga message nabwo ati ibintu bya telefone byarangiye mu byihorere. Umugabo ubwo hahita haza abantu ndashonje banyirukanye mu nzu ibintu byinshi y'amafaranga ngenda nyagabanya abantu
ndayabagabanya, bamwe message barazizi muri groupe twagiye tuzishiramo. So ubwo nibwo umugabo nagiye kubona mbona mubwira ko byagenze, ngiye kubona mbona anyoherereje 2 miliyoni kuri telefone. inde Umugabo wanjye yego arambwira ati genda ushake telefone, yanyoherereje 2 miliyoni n'ubu message ndayifite. Arambwira ati genda ushake telefone, ndumva ibintu byanyu birimo ibintambara. So ibyo bya telefone nuko byarangiye. Ibyo guturisha mu gikari nta muntu nigeze nturisha, abo tumaranye igihe barabizi, kandi ndahamanya n'umutima wanjye ko nta muntu n'umwe ntari bwanabwira ati ngwino ngusengera umpa amafaranga, kuko ntago ndi kuri urwo rwego rwo gusaba umuntu amafaranga. Kandi si birabaho n'ubifite abizane rwose na nimero n'izo message byose abizane nta kibazo. So rero nkaba mfite ikibazo iki, kuko ni byinshi ubwo ndarezimye. Mfite ikibazo, ndashaka kubaza Kelly imbere y'aba bantu, kuko ndabizi biri buze kugera kure. Aho yansebereje yavuze ko yanze Imana kubera njye, avuga ko namukoreye ubugome bw'indengakamere. Nambabarira avugira imbere y'aba bantu, ababwire ngo Mami Lucy yankoreye iki ngiki, akivugira imbere ninsanga icyo kintu cy'impama afite na fagiti, njye ndamusabira imbabazi imbere y'abantu, atubwire ikintu namukoreye cyatumye yangiriza izina ryanjye, kugezaho abantu baza kuntuka ahantu hose bansanga no mu gikari kuntuka. Ni wowe Mami Lucy w'umusikama? Ni wowe Mami Lucy w'umujura? Ndashaka mbwira ikintu twapfuye. Godfather nemereye kuvuga se? Godfather waburitse bro, waburitse, wakwihanganye. Guys, mutapinge screen, mureke gushyiramo ama emoji arira, mureke gushyiramo ama emoji yo kurira, mutapinge screen, mushyiremo n'ama live baje barayivanaho, mushyiremo udutima, mureke gushyiramo ama emoji arira, bari kumpa warning, hanyuma mushyiremo ama hatimi, ama roses, mushyiremo utu gift. Muragira ngo bamanure, murashaka kugira ngo bavanireho live, mushyiremo utuntu abantu batapinge screen, mushyiremo utuntu tw'udutima, good life, good imitima. Guys, please mwandikemo good life, baramvaniraho live. please guys. Thank you guys. Mama Lucy, Thank you. wagarutse, garuka ukonclude kugira ngo tuze kumva na. Pole sana. Pole sana mama, pole sana, ihangane ufunge umwuka. Njyewe nabivuze ngo komeza. Kugeza ku rwego uyu munsi wenda amahirwe mfite nuko umugabo wanjye ari undi yakubwira ati yewe sanga abo bantu, ariko mu bintu byose numvishe bari kundega nta cyaha numva nishinja n'umutima wanjye. Ninjye muntu wahagaze hano kuri TikTok nkajya mbwira abantu nkababwira ati umuntu wese uzajya ubasaba amafaranga ngo abasengere uwo ntago ari Imana ibimutumye. Bigera ku rwego abakozi b'Imana bamwe tugira n'inzangano kubera kuvuga ku mafaranga, kugera no hamwe mu bo twasenganaga bageze aho bambwira ati bari abantu uzababyaze mu musaruro ntago bishoboka, bikereye inzango. Ariko nkibaza Kelly bwa mbere tumenyana, twamenyanye afite ikibazo cy'inzu, ndabyibuka namwereje amafaranga kandi atari make kugira ngo akemure ikibazo cye. Bwa mbere ni ukuri sinjya nsiba message, mfite telefone nini ibika ibintu byose. Bwa mbere tumenyana nicyo kibazo twamenyaniyeho, ndamukomeza
ariko n'ayo mafaranga ntabwo ari ayavuye muri abo bantu wenda ngo twaramwitangishirije ni ukuri naba mbeshye twamenyanye bwa mbere nta kindi cyaduhuje yari ari kumbwira ikibazo agize hanyuma nkanjye mufasha kugikemura birakomeza akajya aza gusenga kugeza na n'uyu munsi nahindutse igitutsi ahantu hose buri wese ari gufata ijambo uko abishaka byabereye hano reka birangirira namubwire ikintu namukoreye usibye isebanya kuko buri muntu wese agira ibintu bibi agira n'ibyiza ikindi njyewe ntabwo ndi marayika avuye mu ijuru kugira ngo nze gucungura abantu ahubwo hariya tuba dusapotingana kugira ngo buri muntu wese asengerane na mugenzi we nta muntu kampara usengera undi ubaho ibyo byo ndanabibabwira ngo n'ubu nzakomeza kubabwira hariya tuba duhana amaboko ariko ndashaka ko ambwira ikintu namukoreye cyatumye yanga Imana bigatuma no gusenga bireka harimo ibintu by'amarozi nabyo ndabifite amarekodi mfite sinzi niba ndi buze kubikina ariko uvuga ngo naramuka turavuga ryari mwana ibiboro muri kutwima ijambo birituma turavuga ryari ngo dusobanurire Godfather Kelly none se turavuga ryari avugisha induru ibira ko se wakwihanganye Kelly ndagusabye bwa nyuma nje kuvuga mbere ndagusabye ihangane wica mu ijambo ihangane Kelly wambwiye kujya gucomeka telefone comeka telefone let us speak Godfather ubu muriro nawe ubonye twagenda urakoze ngaho muting mic do not stop and ntongere kumucamo reka vuge ibintu birangire ndagusabye thank you mfite video arimo aravuga ngo nindamuka ndwaye n'igicurane muzajye kureba Mamirozi aravuga ngo naramuka agize n'ikibazo agira bazajye kureba Mamirozi ngo niwe wamuroze ibyo bintu n'ubu birahari ndabifite so Kamurozingi ndashaka ko yaba ibyo by'amarozi avuga nuko kurwara n'ibyo bintu byose abizane hanyuma n'ikintu twapfuye kigatuma muhemukira akagera ku rwego yanga Imana akizane nsha bugufi ndemera guca bugufi imbere y'abanyarwanda kubera ko n'ubundi byabereye ku karubanda hanyuma icyo kintu nisanga gihari ndamusaba imbabazi nisanga kandi kidahari n'ibyo bintu bya harassment nakorewe harassment umwaka urashize tugiye gufata undi mwaka wayirusi urakoze Godfather urahari ndimo kuvuga na mutinzi se butumiri bwa cyamba anyway guys mutapinge screen mwoka kubitwa n'inkwamwe bataza kumanura mufatinje abazanyi mutapinge screen kugira ngo ibintu bigende neza ariko ahangaha turaza ahangaha hari indimbo ya Mani Martin aravuga ngo urumuri ntirukabure mureke hano habura umuri my people nubwo urebe uyu mwanya ndi kumara ahangaha nza kuba ndi gukina game cyangwa nibere mu zindi nkuru baba bamaze gutapinga gori bamaze kuvaho muraha murabyagiye reka tugende gatoya Kelly mu bintu numvishe bintunguye hajemo ko umukobwa wari wihebeye n'umutima wawe wose yamubwiye ngo nagende gakeya so Kelly hari umukobwa wakunze uyu mubyeyi amubuza kujya muri relationship uretse gato ntabwo ndi gutangirira hagati ndi kugira ngo ntibuze umurongo ariko uri kwiruka nkakwihanganye gato n'ibyo uyu mama avuze byose ese kuri gushyamura wakwihanganye umusa niba ibintu byose ubyumvise ngabihangane wumvishe ikintu kintunguye ni uko uyu mama mwigeze kuba inshuti nivuga ubushuti wamusangaga nk'umubyeyi bigera naho agufasha mu buzima bwa buri munsi ibi ngibi bifitiye ibimenyetso ni gute umuntu wagufashaga mu buzima bwa buri munsi wasangaga nk'umubyeyi akagera aho akwishyurira inzu aho uruhukiriza amagara
uyu munsi byaje kurangira ushobora kumubaga. So time it's yours, reka nguhereze ijambo utubwire imva n'imvano y'ibi bintu hano tumenye aho byavuye. Go ahead. Bifa baduhe ku n'ibimenyetso. bantu Janine lise iyi nibyo byiza Janine uri mukuri uri kuvuga ibintu bizima ngaho mu myutinze nari mu byera byayo mabuze abantu bari hano 1,100 hano havuzwe ibintu byinshi ariko nanjye reka nze mvuge havuzwe ikintu cyinshi cyane abajya gukonta ku kintu kigendanye n'inzu Godfather baze kukumera SMS yinyishyurira inzu mbamo irazwi kandi ni ibintu biri official bamba bare baze kuyikumira igaragaza amafaranga y'inzu ndashaka SMS abaze kuza kuyiguhereza ubahe namba yawe bayiguhe. Mami Rusi twamenye igihe kinini ndi umwe mu bantu bagize uruhare rwo kuza akoresheje TikTok bwa mbere turamenya nta n'umunsi batamuzi ya kera ashize igihe kabisa abantu benshi bagiye kumumenya njye muzi ari inshuti yanjye donc kuvuga ngo Vanamo muziki akose ubwo ako Godfather urukumbongamira nawe ngarekana vanamo muziki nawe ivanyemo mana yanjye yesu ubu ntabwo uri kunyumva iyo muziki ivanamo volume yego. Okay noneho turabana mu buzima bwa buri munsi ndabyibuka mu gihe mu mwaka utaha 2024 ari igihe nigeze kugira ikibazo cy'umuntu wari bamanuye ngo nagombaga ngo kubana nawe ngo Imana yari yavuze ngagomba kuba umugore wanjye abonekamo mistake nyinshi cyane byari itegeko ry'Imana ariko icyo gihe rirangirika habamo ibibazo Mirose twaraganiraga Ni utamwumva nanjye ntabwo ndi kumwumva. Derek urimo kumwumva nimo muranyumva ya turakumva musa ndamudakinga telefone yanjye nimvuge ngo byumvikane. Okay noneho nyuma yaho aho ngaho hari ahantu yavuze ngo ari ahantu bishe ngo yahaye amafaranga hagiye ngize kurwara cyo ngira ibibazo ko twaravuganaga cyane numva umuntu mamuganira umugirana ibibazo ugira ibibazo kigiye namwe mfite ibibazo gihe aravuga ati okay reka nkwereze 15 ukomeze nawe ugerageze nyine reba ukuntu bimeze nyine nk'umuntu urwaye ikigenda byibuka kabisa nari nyiri umuhasira byari ubuzima nyiri umuhasira kabisa nibera na ghetto ibintu nk'ibyo naragera aho ngeze kano kanya reka mvuge gutyo tumi inshuti gutyo ibihe birakomeza ibindi okay reka mitangera ahantu avuze ngo Kelly speech ngo yamuhaye appointment ngo uzazinsubire. Icyo gihe twaravuye na Mami Lucy ko twajyaga tuvugana basenga ariko nyine numva nyine hari ibintu bimeze ukuntu icyo gihe byabaga bihari icyo gihe higeze kuzaho amatiku nkajya nsenga ikintu kikamfata ku mutima nari maze iminsi nsenga njye narasengaga nari umusore usenga none nkavuga mbwira abantu turi gusenga ko numva ikintu kiri kumfata mu mutima kikambuza umwuka hakaza umukozi Imana nkumva arambwiye ngo ni umwuka w'urupfu kuriho ibiki something like that ibintu nk'ibyo tafasi ibintu biterwa n'iki. Noneho nyuma hazi inkuru zimwira ngo hari abakozi b'Imana bagufitiye amashyari bitewe nuko live yawe isigaye isengerwaho n'abantu benshi. Nyine mfite live twajaga dusenga abantu bakaza gasengera wanjye kandi bakaruhuka nyine mu buryo bufatika bwumvikana bakabyumva tu. Nkavuga se ko nari umupasteri nari umwevangeliste ntacyo ndicyo ndi umusore uri aho ngaho ndi kintu ari gukora ariko ko nshaka kubwira abantu tumureke tujye hamwe dusenge nyine ni kwe kimeze gutyo. Ndatuzi icyo gihe barahazamo amajwi avuga ngo hari ababyeyi bakomeze gutya na gutya kandi umubyeyi ngo biri inyuma ni ibyo ngende umuntu uri street mpita mbwira mami mpitama okay ubwo ni Mami Lucy ko ari umuntu tuziranye icyo gihe hari abantu benshi kuri TikTok turavugana. Mami Lucy icyo gihe aramamagara na Derek kuri telefone aransobanurira tubwira ukuntu atari ibyo dukora na live turabikiriyaringa ibintu birarangira ndavuga okay niba ari uko bimeze ntacyo bitwaye. Ku kigendanye no kundeba Mami Lucy ubwe hano bakubwiye ko bazajya guhereza ibimenyetso Godfather umba bareba bikuhereze hano mfite chat zitari ngombwa ndibuze kuguhereza nari buvuge hano ndaza kuguhereza ukazirebesha amaso yawe bikagumuko kubera ko mu gitondo hari ibintu ngomba kujya hari ibintu biri muri RIB nago ngomba kubihubukamo hari ibyo nyindi buguhereza ukabirebesha amaso gusa hari n'ibyo ndi buguhereza ushaka kureba ukabwira abantu.
ubwo yarambwira ati ndashaka ko tubonana, afite nimero iri prive najya akoresha nimero igaragara, ahamagaza nimero iri prive aranamamagara cyane ko ruzirimo, akamwira ati we ko nakubuze usika Imana izagushaka ikanakubura. Ngiye mu buzima busanzwe ndi umusore navanga wo muhasura utari mu buzima bwa danger, gusa ngiye nkoresha imodoka mu byo nkora byose, sinjya ngenda na moto bro, ngiye nkoresha imodoka. Arambwira ngo ngiye ndashaka kuza kukureba ariko ntago driver wanyu imodoka yanjye yagize ikibazo, nyine wamfasha ukandebera kuri abo nabwo. Ndabati okay ngereka nkohereze driver wanjye niba mugiye kuza gusenga. Urumva yari ko n'undi musista bavanye ikanombe ngo bagiye kuza kudusura, mitama magara na ba Deike, ndabwira ati mami rusashaka ko tubonana. Urumva nohereza driver wanjye, kuba nohereje driver wanjye byagombaga nyine kagomba kumwishyura, birumvikana kuko ntago driver wanjye ninjye agiye gutwara undi muntu, agomba rero kuvuga nakaza kumwishyura cyambere nuko ngiye namuhaye imodoka, ngiye muhereza imodoka. Mama Lusa agenda baraza bagera mu rugo, baricarana ba Derrick na driver wanjye, turicarira muri salo turaganira iminota mikeya, arangije avuga ngo reka mbasengere. Arasenga aho ngaho, arasenga abirangije ndamubwira se ibyo ngibyo yavuze ngo ni igiki batundavuga ati nk'umuntu uvuye hanze nyine uzanye iki, ngiye nuko nemba n'umuntu uri street no uzanye iki, ni nk'umuntu uvuye hanze ngo nacyo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aravuga ngo mfite amadolari hano, afata idolari rimwe n'irindi rya rimwe arihereza Derek, aravuga ngo ayo mafaranga mbahaye agiye kubazanira amafaranga yose, iryo dolari rimwe ndarifata ndetse n'undi na Derek amureze n'idolari rimwe. Ndavuga okay, ndamaza kumusezera namwe se umuntu uvuye hanze atanga idolari. Mwihangane batangiye kumamagarira abantu bari kumamagara, ndabizi ko muri hano please mumbabarire, sinyene umuntu umamagara muri kano kanya, sibyo ntagire umuntu umagarika, nta muntu numwe mfitiye ikibazo, mureke mukunda ukuri, nanjye Kelly Speech ndo munyakuri. Ndangije nabase umuntu uvuye hanze ahereza abantu idolari rimwe ngo rizabahereza umugisha n'umukozi w'Imana, idolari rishaje rimwe ndafata idolari shaka gusanga ko rigiye kuzana umugisha. Derek araribika aravuga ngo none iryo dolari buri wese azarishyire mu ikofiye rigiye kuzana amafaranga, rirazana amafaranga yose. Sawa, idolari barimuhereza Derek, nanjye bararimereza. Noneho arangije avuga ngo none se ko dushaka ko nshaka ko dusoka tukajya kurya twagenda. We ni ukuvuga ngo approach ze zarize ku giti cye, zarize niwe wari wapanze uko biri kose, yari yapanze umunsi we kuza kukoraho gutyo. Okay, twinjira mu modoka tugenda, hari hotel irari Remigo Hotel. Ndavuga ati okay, ndaga tugiye kuri Remigo Hotel, bagiye bacuza ingano yese cyane, driver turazenguruka biranga, ndaga tugiye kuri Remigo Hotel. Tujyayo turicara, atumiza ibyo kurya, turarya turanywa turanaganira, birarangira aragenda. Mami Lucy ngiye ngunda kwitanga ku mapoint kumbwira ngo ni igiki napfuye na Kelly n'ibindi, yigize kuzana case ngo y'umukobwa, ngo umukobwa ngo ari umukobwa wangira inama ibiki, cyo gihe hari umukobwa twa turimo turadatinga. None nkavuye se Mami Lucy mbere yuko datinga nawe, mbere Mami Lucy aranyandikira amamagara saa 8 z'ijoro, nakubwiye ngo ngifite proof Godfather ndabiguhereza. Amamagara saa 8 z'ijoro, twavuganye amasaha 2. Arambwira ngo hari umukozi w'Imana bita Dorcas, uyu mukozi w'Imana amereye nabi, ngo aharashize imisi mbwenga zansengere, ngo kandi bambwiye ko ushaka ko nzagusengera, ngo kugira ngo ngusengere ndi hano nge nago nyamvuga ibintu nasubiramo, naho nabandi hose nubwo najya muri RIB nabisubiramo, mba bifitiye proof. Arambwira ngo kugira ngo nge ngusengere nuko ndi bubone uriya mukozi w'Imana atakiri kuri TikTok. Ndavuga nese ndabigenza gute? None nkajya nibaza se umuntu yashaka ko ya report umuntu kuri TikTok account igahagarara. Ndavuga okay, I try. Icyo gihe nje mu gitondo Kelly Speech, icyo gihe nikoreye live nyikora kugira ngo bansengere mu byumve neza. Nari maze iminsi nifitiye ibibazo, bambwiye ko bashaka kunsengera. None nk'umuntu wese waba ufite ibibazo akeneye ko bamusengera, man je numvaga yarambwa ati uyu mukobwa ni umurangi ni ibiki something like that, n'ibindi bintu byinshi cyane birahari. Ndavuga okay, nje ndabikora kuya none mbibabwire, nje cyo gihe nkora live ngira Dorcas ngo ati ibintu gutya na gutya uvuga ko no mubyeyi Mami Lucy hagarika nyine ndabikavaringa biranahagarara. Iyo nduri icyo gihe hagarara, nje ndi gushaka iki ngomba gusengerwa, niyo ni amategeko bambwiye. Noneho nyuma ndatekereza si ubundi umukozi w'Imana ko nzi kose baba basenga
kuki umuntu umwe akeneye gusenya undi kugira ngo akomeze agire abayoboke. Nje yambwiraga ko Dorcas ari umurangi, ngo Dorcas amuvugaho nabi, amereza n'amavideo byose ndabifite muri machine yanjye, arabimereza nyereka ngo dore nguyu dore ibintu nyine byose arabireka. Icyo gihe saa 8 z'ijoro nibwo yaramamagaye, call byose ndabifite. Sasa noneho yavuze ku mukobwa, noneho ahantu byose bihumira umunari ngiye kwibaza ku bakozi b'Imana bitewe n'ukuntu mba mbizera. Noneho mfata amakuru y'umukobwa we ku giti cye wagishije inama Mami Rusi amubwira ngo ese ko mfite ikibazo, ngo numvaga namugeragezaga ko mfite ikibazo nwite, ese wamfasha iki? Mami Rusi akaba wa mbere mu gutera intambwe yo gufasha uwo mukobwa ngo uburyo agomba gukuramo inda. Ndavuga umukozi w'Imana ni imwe mu bantu batwigisha ijambo ry'Imana, bakatwigisha kuba hari ibintu tutagomba gukora. Iyo bari imbere y'imbaga abantu bavuga ngo twirinde bino na bino, ese umukozi w'Imana guta tera intambwe ya mbere mu kuba yagira inama umwana w'umukobwa umugishije inama ngara twita akamubwira ngo ugomba gukuramo inda kugira ngo ukomeze something like that, ibintu nk'ibyo. Godfather nako ngo ari byo ndaguha utashyira ku karubanda ukabibona kugira ngo n'abantu bari hano uze kubahereza ukuri ukayinga ibintu birangire. Hano nago maringa abantu bankunde, ngiye mbabwiza ukuri nkikomereza ndika speech. Ibyo bintu birabaho. Noneho ndavuga si ibintu bimeze gute, tujye ngegeza no kwana na Mami Rusi, ngiye numva birambabaje cyane. Ndavuga se niba ari umubyeyi nge nizeye, akaba ari umubyeyi nasengeyeho, akaba ari umubyeyi najyaga nsa nkavugira, sibyo? Abakozi b'Imana hano ku social media baba bafite ibintu byinshi bahangana, ubusanga ameze nk'abantu bahanganye buri umwe abashaka kugira ngo abone abayoboke benshi, n'undi abone abayoboke benshi. Noneho ndavuga ngo rero ngiye nka Kelly speech sinshobora gusanga uri umukozi w'Imana umeze uko, ukora bino bintu bimeze gutyo, ngo nkomeze nkushyigikire mu mbaga y'abantu. Ndatekereza ibyo banza nabanje kuganiriza, sinzi nshobora marangiye Mami Rusi ngashaka kumubwira, mbona sa atangiye kuzana ibintu by'amanyanga. Mami Rusi akoresha private number, nashaka kuguhamagaza nagira nimero banze isanzwe, agira private number niyo ahamagaza, ubwo byo yakubwiraho byose nuko. Noneho nangira kujya muri chat, mbona Mami Rusi ari SMS tugenda twandikirana ahita agenda siba. Ndavuga kuki uyu muntu tuvugana ibintu yarangiza kubimbwira agasiba, ni igiki aba yikekaho kugira ngo asibe? Godfather ndabikwereka urebe ibintu mbananitse no kunasiba ibintu bigiraho amakenga. Noneho menya nandi makuru, ubwo mitamenya andi makuru y'undi mwana w'umukobwa nawe yateranyije n'umuryango, umuryango akamutanya n'umuryango, umwana w'umukobwa yaragombaga guhereza intwererano mama we azihereza Mami Rusi. Intwererano zagombaga kujya kwa mama w'umukobwa zijya kuri Mami Rusi akamusengera. Donc abakozi bashaka kukubwira ngo hari ibintu bagira byo kuvuga ngo buriya mama warakuroga, buriya papa warakuroga, something like that, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nje rero ndiyicara ndava iseka tuvugisha ukuri. Ninjye mu ntambere ryo ubwira abantu ngo tujye gusenga nawe tukora iki dukora iki. Nje no ndimo ndakira ndimo ndabona ibintu nanjye ubwanjye n'ukuntu nsanzwe nzi umuntu nibyo arimo arambwira, noneho atangiye kujya nyandikira ibintu akambwira ibintu agasiba. Mami Rusi ni umuhanga ku rwego afite ashobora kwandika SMS ari uyanditse akakubwira ko SMS ivuye ahandi hantu, ari undi muntu wari uyikwandikiye arimo aravuga ngo amafuti yawe ngo ariko nyine ngo yabyumva ngo akabyihorera. Ibyo bintu birahari. Dukomeze. Mwaje murambwira ngo Kelly speech Mami Rusi ngo abagore, man listen to me, njya mbibwira n'abantu. Godfather twe turakora, nje ndakora, ndo mu videographer, nkora makwe, nkora amafilimi, ndashootinga, mfite business, ndacuruza, n'abakeneye kuneza imbere muzaze muneza imbere. Ndi umusore ukora, urunyumva neza, nje ndakora. Kuza kumbwira ngo uranunze ngo nguranyishyurira, nakwereka SMS mba mu nzu y'ibihumbi 500, nakwereka SMS ave ngo yanyishyuriye ukwezi kw'inzu 500. Godfather ndi umusore ugenda n'imodoka nziza ahantu hose ngiye n'abantu, nubwo naba ngiye kuri boutique ngenda n'imodoka. Ibyo ni ibintu bizwi. Icyo gihe agenda havugwa amagambo, akomeza kuvugwa amagambo ngo uriya musore. Icyo gihe hari igihe kigeze kujya no ku mama pasteur umwe yagiye muri birthday ye, hatera amagambo ngo uriya musore ngagenda ngo yagiye ngo mu bantu ngo yambaye neza ngavugisha abantu ngo habindura umakozi haba ibibazo, bakambwira ngo urazira ngo kubera ko ngo ubusa neza ngo uba wimereye neza. Bigeraho Mami Rusi none ari kunsengera arambwira ngo Kelly
ngo ugomba kureka kuvugisha umugore n'igitsina gore cyari cyo cyose ngo niby'Imana ishaka. Ndavuga okay, niby'Imana ishaka. Icyo gihe buri muntu ibaze ko hari n'umuntu wese wanyandikiraga nabonaga ko ari iki, arambwiye ngo ufite akagambane k'abagore bitewe nuko ngo uriho umwuka w'abagore benshi ngo bishobora kuzaguteza ibibazo, ngo biragusa kugenda buri mugore wese kure. Ubwo icyo gihe nyine buri muntu wese twavuganaga bose abantu ndabakipinga, ukajya usanga umuntu anyandikira nka mwihorera. Rero Godfather nje ibyo bintu byankozeho bintera umujinya numva ndababaye, ndeba ukuntu nyine noneho nkajya ndeba ukuntu hari ukuntu umukozi Imana kwanga ngo reka bino bintu, noneho yakubwira ngo bireke ukabona uri gusubira inyuma. Godfather nagiye Gisenyi kurangura imyenda nyigeze i Kigali, najyanye na ba Derike twagiye kurangura Gisenyi, ngiye gutangira gucuruza imyenda online. Arambwira ngo Imana ntabwo ishaka kucuruza iyo myenda. Brother, imyenda nayitangiye ubu n'abantu barabizi. Ibyo bintu natangiye imyenda ubu n'abantu bariyambarira ndayitanga for free. Ndavanga koko Imana ntabwo ishaka ko nkora bino bintu. Godfather shaka Ntabwo ndasoza nimuce mu ijambo. Reka kumbeshyera. Godfather nimuce mu ibi bintu nimuce mu ijambo mumbabarire please. Bizane hano wimbeshye. Nimuce mu ijambo. Ako Keri wambwiye ko ibimenyetso ariko ibintu wambwiye. Godfather ndabiguhereza mwambwiraga ko ceceke nawe muceceke. Ngaho Rusi ngaho Mama Rusi ihangane arangize kuvuga. Sibyo twubahane, abantu bajye bareka twubahane. Ngaho fata rero ibintu byo kuza kuvuga ahangaha sibyo. Kugeza ubwo nagiye nkora ama live no nkajya nkora live. Ejo mundi naguze ibikoresho byo muri studio ndi gukoresha. Ndi kuri live twari tumaze umunsi ambye turi gusenga, undi munsi wa kabiri ndi kuri live. Nshometse ibikoresho birashatira online. Abantu bari bazi barabizi. Abantu bari bahari barabizi byabaye online. Mfite ama boxer n'ibintu bishyashya naye naguze n'ama facture ndayafite. None abantu bandika muri commenting ngo bakajya bandika muri commenting ngo impamvu uri guhura n'ibyo byose ngo nuko ngo wavuze ngo Mami Rusi ibintu nk'ibyo ngibyo. Godfather abantu banyarsaho umuriro bukiye mu gitondo ikintu cyanangaje. Mami Rusi yafashe ifoto yanjye ndi kuri live na ba Derike ashyiraho agahanga k'abantu bapfuye abipostinga kuri stati. Ndavuga n'umukozi w'Imana bwoko ki ufata abantu bazima kabagira bapfu